Hello family, twongeye kuba ikaze hano ku nama za Queen 31. Ndatangira ngukomeza, nukuri niba utameze neza ukomere wihangane, Imana ibe hamwe nawe. Uyu munsi ntabwo ndi njyenyine, ndi kumwe n'umuvandimwe, ariko reka nawe umuhereza umwanya atangira bibwira kugira ngo tubane twituziranye. Nguhaye ikaze hano ku nama za Queen 31. Murakoze cyane, nitwa Justine. Aha, nguhaye ikaze rero, wiyumvemo ikaze, ugiye kutugezaho icyo uyu munsi. Murakoze cyane, uyu munsi ndifuza yuko twaganira kubabarirana kw'abavandimwe. Hari ukuntu abavandimwe bakoserezanya, hari abo kubabarirana bigora, hari n'abo byorohera. Ubwo rero uyu munsi nshaka ko ari byo tuganiraho, ku kubabarirana kw'abavandimwe. Inshuti zacu rero tubahaye ikaze uyu munsi. Nimba uzi ko hari igihe hari n'abavandimwe babaho bahura no mu nzira ntibasuhuzanye. Uyu munsi nimba uzi ko hari umuvandimwe ufite mudasuhuzanya, mutahamagarana ngo kwitabe, uyu munsi tuguhaye ikaze. Iki kiganiro ni icyawe, ngwino tubane. Nzi ko hari icyo uri bukuremo kiri bugufashe mukongera mukabana neza. Yego. Tubahaye ikaze rero. Nimuze tubane uyu munsi. Niba ugeze hano nibagirwe gukora subscribe kugira ngo ukomeze ujye uhasanga ibikugirira umumaro. Ndatangira nkubaza, ubundi ari njyewe nawe ninde ukunda gukosereza undi? Ni wowe. Arabeshye. Ni wowe ukunda kunkosereza, ariko njyewe buriya sininda kurakara. Ariko icyiza ni uko natinda kurakara, ariko ntabwo uburakari bwanjye bujya butinda. Ntabwo uburakari bumara igihe. Ntabwo bumara igihe. Mu bavandimwe rero amakosa ntagabura. Usibye n'abavandimwe n'abantu bose, amakosa mu bantu ntajya abura. Ariko icy'ingenzi ni ukumenya ko niba umuntu yagukoshereje uko yagukoshereje, nawe niko wamukosereza. Ukavuga uti niba yankoshereje, ibyo ari byo byose nanjye bishobora kumbaho. Ugira umutima wo kubabarira, cyane cyane abavandimwe ho biba ari ibindi bindi. Nta bintu byo kubikana inzika. Abavandimwe ni abantu mbese nk'urugero nkatwe, hari igihe nyine dushwana, ariko iyo ubonye nka telefoni ihamagaye uhita uvuga habaye iki ko ampamagaye, ugahita nyine wumva mu mutima hari icyo utekereje, uri kuvuga ati Mana umbabarire ntaba hari ikibazo agize. Ubundi ni uko abavandimwe byagakwiye kugenda rwose pe. Ni ukuri buriya abavandimwe, kugira ngo uzi kuba ufite umuvandimwe utagira ikibazo ngo umubwire, utagira ikibazo ngo umuhamagare, ibyo bintu birababaza cyane. Ni iyihe nama wagira abavandimwe bari aho babana gutyo gusa, ku buryo bahura no mu nzira ukagira ngo ntibaziranye, umwe akaba agiye atambuka ku wundi atamusuhuje? Ako se bibaho koko? Bibaho cyane. Bibaho cyane. Abavandimwe bakabaho bangana, bahura mu nzira bagatambuka nk'abataziranye. Simbizi niba bibaho. Niba bibaho rwose pe. Umuntu azi ko bimubaho yikosore. Yikosore, buri umuvandimwe wawe ni umuntu ukomeye. Ni umuntu ukomeye cyane rwose. Ni umuntu ukomeye, kuko umuvandimwe wawe uko byagenda kose, mwaserera mwagera gute, ntabwo ushobora kumujyana hanze. Kubera iki? Muba muziranyeho byinshi. Niyo ngo uramutse ujyanye umuvandimwe wawe hanze, ni wowe uri kwijyanayo, kuko ibyo umuvugaho muba mwarabinyuranyemo, muba mubiziranyeho. Ariko we ntaguciye mu ijambo. Uzi ko hari abavandimwe babaho ugasanga nyine bari babanye neza, ariko igihe kikagera bagapfa akantu, ubundi bagira akantu bapfa, agafata amabanga y'umuvandimwe wiwe akayajyana hanze. Iryo ni ikosa rikomeye. Ni ikosa rikomeye inshuti zacu, ni ukuri ntabwo bikwiye. Umuvandimwe wawe hari ikindi kintu kijya kibaho, ugasanga niba abantu ari abavandimwe, harimo umwe wenda wifashije cyane, noneho ugasanga
abandi wenda bararinganiye kuko burya nta igihe cyose ntabareshya ugasanga wenda wa wundi wifashije bashobora kuba batekereza yuko adakunda ba bandi batari mu cyiciro cyiwe ariko ntabwo ariko biba bimeze rwose pe ntabwo ariko biba bimeze inshuti zacu bavandimwe abavandimwe bagomba kuba ari abavandimwe bakagirana ibanga naho mwashwana bikaba ari ibintu bibayeho uyu munsi ejo mukagerageza rwose ibyo bintu mwapfuye mukabisesa mukabivamo mukongera mukabana mu mahoro nk'uko bikwiriye. noneho rero hari n'abandi bavandimwe uba usanga urugero naguha ugasanga nanone abantu ni abavandimwe ubwo ako kabazo ngiye kukakubaza kubera bikuye kuri ibyo wari uvuze ngo cy'ubushobozi cyo gusanga abavandimwe umwe se afite ubushobozi burenze ubwa mugenzi we. noneho rero ngiye kukubaza akabazo nk'abantu nka famiye abantu baba ari abavandimwe ugasanga umwe afite ubushobozi burenze ubwundi noneho ugasanga wa wundi ufite ubushobozi areba umuvandimwe wese nk'aho wenda akavuga ati uriya ntacyo ku buryo mushobora no guhora mu nzira uba ufite ubushobozi ari kumwe na bagenzi be akaba yakwihakana akifata nk'aho atakuzi akavuga ati sinamuzi. ibyo bintu nabyo uzi ko bibaho muri sosiyete. izo ni imbaraga ariko za satani pe. umuvandimwe wawe bagira abantu nk'abo ngabo. umuvandimwe wawe ushobora kuba utamufasha ngo muzazamuke wenda mureshye sibyo ashobora kuba ari umugabo famiye y'iwabo ari we muntu ukomeye ntabwo ibyo byose ntabwo yabona ubushobozi bwo kuzazamura famiye ziwe zose ngo azihe buri kimwe zikeneye biragoye ariko ntabwo nanone uba ugomba kubirengagiza pe ntabwo agomba kubirengagiza abafasha mu bushobozi buringaniye nawe ashoboye sibyo ibintu byo kwirengagiza umuvandimwe wawe inshuti zanjye ni ukuri ntabwo bikwiriye pe ntabwo bikwiriye. abavandimwe bagomba gukomeza ari abavandimwe haba mu bukene haba mu bukire umuvandimwe wawe akomeza ari umuvandimwe wawe cyane rwose. noneho se wowe ni uruhe rugero ubona rw'abavandimwe ureba ukabona mu buryo babanyemo ntibabanyemo neza mbese ukabona muri sosiyete abavandimwe ntabwo bari guhuza ni izihe ngero ujya ukunda kubona z'abavandimwe batabanye neza ese ubona akenshi bituruka kuki kugira ngo abavandimwe babe babaho baryana batabanye neza akenshi ubona bituruka kuki? tubwire. ubona bituruka kuki kugira ngo abavandimwe babe bahura umwe atambuka undi atambuke kuko utuntu abavandimwe bapfa ngewe urugero nge nawe utuntu tujya dupfa ni utuntu tuba turatwoheje ariko se nge hari icyo niba oya nta kubera ko nta makuru mfite ahagije ko hari abavandimwe ba inshuti zacu niba hari abo muzi batabasha kuba bahura ngo bavugane mutubwire muri komenti gusa ngewe ntabwo nzi gusa ngewe tujya dushwana nkamuhamagara inshuro imwe nkamuhamagara inshuro ebyiri nkamubura ubwo nyine nkahita ndakara akenshi nibyo tugunda gupfa njye nkunda kurakara iyo namuhamagaye nkamuhamagara inshuro 3 sinazirenza pe ariko ubwo yamuhamagaye inshuro 3 nkamubura nyine ndarakara. muranyumvira ibintu bijya bimurakaza kuko mpamagara kamba ariko we udukosa ajya nkorera tukadupfa cyane ni gahunda kugira ngo ugire gahunda ni ibintu bimugora cyane yashobora kuguha gahunda akakubwira tumva ejo iki ngiki ni uzakwihamagarira ngo uhaye isaha ya 4 saa 7 zikagera saa 9 zagera ati ati birapfuye ntibigikunze. ubwo rero abantu b'abavandimwe ntabwo babura utuntu bagenda bapfa twa hato na hato ariko inshuti zacu icyo twababwira ntabwo byagakwiye kuba ibintu birebire byagakwiye kuba ari utuntu tuza mugasabana imbabazi bikarangira ariko bitageze aho muhura umwe agacaha undi agacaha cyangwa mukamara igihe utibuka
runaka ari umuvandimwe wawe. Inshuti zacu mureke tuzirikane abavandimwe bacu. Abavandimwe bacu nibo bantu ba mbere. Ahambere ubwo nyine ariko hari n'umuvandimwe ushobora kugira akakurutira n'umubyeyi pe, ugasanga umuvandimwe wawe arakumenya kuri buri kimwe, arakuvugisha kenshi gashoboka ashaka kumenya amakuru yawe. Niba ari abantu bubatse ukabona ashaka kumenya amakuru y'abana, mbese ukabona ni ibintu byiza cyane rwose. Ku bw'ibyo dushimiye abavandimwe b'abantu babaye ababyeyi, akarenga kuba umuvandimwe akaba umubyeyi. Turamushimiye cyane umuntu ahari. Nawe ndagushimiye wambereye umuvandimwe. Umva wabaye umuvandimwe, mbese uba naho umubyeyi ari, uba byose. Nawe ndagushimiye. N'undi muntu rero wabaye umuvandimwe akaba n'umubyeyi, nawe ahari ndamushimiye. Reka rero dusoze tugira inama noneho b'abavandimwe babanye, ariko babanye nk'ahatari abavandimwe, ku buryo yicara akavuga ati umva uriya mubona mbese nk'umuntu usanzwe kandi ari abantu b'amaraso bava mu ndimwe. Ngaho ndagusabye usoze ugira inama ugira abo bantu. Mbese inama nabagira ni uko bareka uwo mwanzi ushaka kubitambikamo, kuko buriya hari igihe haba ari umwanzi ushaka kubitambikamo kugira ngo mwe kubana neza. Rwose mugerageze inshuti zacu, niba hari umuntu utumvikana n'umuvandimwe wiwe, yaba umumama yaba umupapa, yaba mukiri abasore cyangwa mukiri abakobwa, Nyagasani abaha imbaraga zo kubana neza, mbese nk'abavandimwe. Murumva n'iryo zina ry'abavandimwe, abantu muva indimwe. Ni ukuri rwose mugerageze, tugerageze twubahane nk'abavandimwe, dukundane, imbaraga z'umwanzi zitsindwe. Murakoze cyane. Rero ntago tubarambira, turabasaba murebe iyi video muyirangize kugira ngo igire ikibafasha. Ni ukuri nimba uzi ko hari n'abavandimwe babanyeho bacanaho badacana uwaka, basangiza iyi video ubabwire ko umuvandimwe nta muntu wangana n'umuvandimwe buryo uko byagenda kose. Umuntu umwe mwaravuye mu ndimwe ni umuntu w'agaciro, ni umuntu uba ukomeye, ni umuntu mbese w'agaciro. Ndagusabye aho uri, nimba wumva hari ikibazo wari ufitanye n'umuvandimwe wawe, nimusabe imbabazi birangire, nimusabe imbabazi mubaneho nk'abavandimwe. Rero reka mbabwire mu gusoza, mbasabe nimukore subscribe. Niba wumva iyi video hari ikigufashije, uyisangize n'abandi kugira ngo nabo igire icyo ibafasha. Murakoze cyane, turabakunda cyane. Duhura ubutaha, mukomeze kugira ibintu byiza. Bye.